abagenda bahimbayimba nibo baduteje akaga. Ngo abasore bahimbayimba nibo baduteje akaga. Ababikora batabikunze nibo baduteza akaga. Tugiye kuganira turebere hamwe twese yuko kwimuka kw'Imana kukiriho, yuko Imana ikibasha kwimika umuntu ikamushyira mu murimo, agahagarara ku gatuti akatubwira ijambo ry'Imana. Harimo abakristo, harimo n'abapasiteri. Nkeneye kugira ngo tumenye ukuri, tumenye ibintu biranga umupasiteri wimitswe n'Imana, twongere turebe ibintu biranga umupasiteri utarimitswe n'Imana. Reka tubanze turebe umupasiteri wimitswe n'Imana uko ahagaze, cyangwa uko Imana imushaka. Umupasiteri wimitswe n'Imana ni wa wundi utarangwa n'indamu, ni wa wundi utarangwa n'inda nini, icyo gifu kinini. Oya, arangwa n'imirimo myiza, arangwa no gusengera abantu, arangwa no kwita ku bantu, arangwa no kumva abantu, gushishikazwa no kumva runaka ese ameze ate, ese kumenya uko umukristo ahagaze, yaba ari umukire cyangwa umukene. Buri mukristo wese uko yaba ahagaze, bisaba kugira ngo we wimitswe n'Imana umenye ngo uyu mukristo wanjye arababaye cyangwa arishimye. Ibyo ni ibintu biranga umupasiteri cyangwa umudiyakoni cyangwa umukristo wimitswe n'Imana, udafite indamu mu mutima we, udakoreshwa n'indamu cyangwa no kwikunda. Hari igihe cy'imperuka ngo abantu benshi bazarangwa no kwikunda cyane. Iby'agakiza k'Uwiteka bizaba byaravuye mu mitima yabo. Reka dukomeze turebe, uwo ni umukristo wimitswe n'Imana cyangwa umupasiteri wimitswe n'Imana, niwe urangwa n'ibikorwa by'ubumuntu. Naho iyo atimitswe n'Imana ni wa wundi userera buri munsi. Bampaye duke, nabonye duke, batwaye ibi. Yewe intambara z'urudaca zigahora mu itorero ryanyu, zigahora zihagaze. Ariko ikintu nshaka kuvuga muri uyu munota ni uko Imana bitavuze ko itakimika, ahubwo yabuze umwanya wo kwimikiramo, ibura aho yakwimikira. Kuko ab'indamu barahuzuye, abareze inda nini barahuzuye, abakeneye amaturo badafasha abakene n'abapfakazi baruzuye. Ayo maturo ntabwo acyubaka umurimo w'Imana, ahubwo ayo maturo hari ikindi bakeneye kuyakoresha. Bakeneye kubaka amazu meza, bakeneye gutura amagorofa, wowe utura igiceri cy'icumi cyangwa icya 500, wowe utaha mu byatsi, utaha ahantu habi cyane hakomeye cyane. Nimureke tumenye ukuri, nimureke tumenye agakiza, nimureke tumenye ijambo ry'Imana uko riri. Muri Petero niho havuga ngo urukundo rwinshi rutwikira ibyaha byinshi, urukundo rurihanganisha. N'ubu udafite urukundo ntuzashobora kwihanganira umukristo ufite ikibazo cyangwa wahuye n'ikigeragezo. Ntabwo ibyo bizigera bikunda na gake. Ntabwo uzigera ugira urukundo uri umupasiteri wimitswe n'inda nini, uri umupasiteri wimitswe no kwikunda, utarimitswe n'Imana, ahubwo warimitswe n'amashuri yawe ufite. Ishuri ni ngombwa, ariko n'ubundi no kwimikwa n'Imana nabyo bikaza. Sahizi umuntu asigaye yiga Bibiliya akayisoma
kugira ngo azaze imbere y'iteraniro runaka aryigishe gukizwa kandi we mu mutima we bitamurimo. Ntawe nshiriye urubanza ariko benshi barahari. Abo ngabo rero, abo ngabo nibo abandi bazarangwa no kwikunda. Niwe uzabwira ngo jya ku gatuti akubwire ngo, cyangwa naba yagutumiye akubwire ngo jya ku gatuti uravuga ibi. Ibyo ngibyo urimo kuntegeka kuvuga ni Imana yabintumye cyangwa ni wowe nk'umuntu wabintumye? Mureke Imana ntabwo ikimika. Si uko yabuze abo yimika, ahubwo ni uko batayiha umwanya wo kwimika. Ibintu byarahindutse rero, ntabwo bizigera bivugwa yuko ijambo ry'Imana rizarekera kuvugwa. Tuzarivuga, ahubwo aho tuzarivugira ni hehe? Ni ahantu udashobora kuba watanga ubutumwa bwiza bw'Imana ngo butatambuka. Aho waba uri hose wabutanga kandi bugatambuka kandi bukagira akamaro. Nkeneye kuvuga yuko Imana igifite ububasha bwo kwimika. Uyu munsi yakwimika n'ejo ikimika, kuko wowe uri umuntu, nayo ni Imana kandi ikora nk'Imana. Umuntu wese Imana yamwimika imushaka, ariko abantu b'indamu nibo benshi Imana yabaye ibiretse kugira ngo nabo banze bikwize ubutunzi, bikwize ibyo bashaka. Kenshi umuntu w'indamu nk'uwo niwe uzareba agendera muri vewiti kandi ari umukozi w'Imana. Nuhura nawe ni umwaka rifite ayikwime, numubwira ngo nyigize imbere hariya abyange, avuga ati urasa nabi, imodoka yanjye se njye kugora umukozi wanjye ayoze? Oya, ihangane, ndi mu butumwa bw'akazi, hari aho ngiye. Afite ubutumwa yajemo kuko yarabyigiye, ntabwo yigeze yimikwa n'Imana. Yarize, ntabwo yimitswe n'Imana. Nimureke twige kandi n'ubundi kwimikwa n'Imana bizemo. Buri muntu wese sahizi hariho uwavuga ngo njye reka nige nzaba umupasiteri. Ntabwo azaba yimitswe n'Imana rero, azaba ahawe ubupasiteri n'ishuri yize. Abo nibo bazarangwa n'indamu. Kenshi muri iyi minsi turimo rero, ubwo insengero zimwe zafunzwe, bamwe bagiye kugaragara. Niba ituro ryabuze, urumva ari bugume kukubwira ngo mukristo tugumane mu rugendo? Banza uzane ituro. Inda zigiye kunanuka, benshi bagiye kunanuka, benshi bagiye kwiheba, babone yuko ubuzima bwabo burangiye, kuko bize kuba abapasiteri, bize kuba abapasiteri, none birahagaze kandi ntabwo bujuje ibisabwa. Mukristo, bazaza baguhata bakubwira ngo ugomba gutanga amafaranga ya nayo utari watangaho. Mituweli ni 3,000, kubibona biragora, ariko gufata amafaranga nk'ayo bazaguca 10,000 kandi uzabishaka. Menya ngo benshi ni inda nini bafite, benshi ntabwo ari ubutumwa bwiza bafite. Ariko uko bizagenda kose, Imana ifite agaciro, kuko Imana yaremye umuntu. Yari izi n'ibi ngibi yuko umuntu azabikora. Yari izi yuko umuntu azayigwanya kugera ku kigero utubari tuzaruta insengero, kugera ku kigero umwana w'umuntu azamanura insengero akazishyira hasi, utubari tukaruta insengero. Ni gake wumva inganda z'inzoga zishingwa se? Buri munsi ntizishingwa. Uruganda rw'inzoga iyo baje kuruhagarika, biba ngombwa yuko baruteguza bakaruha igihe. Ariko urusengero rudafite nyirarwo, bigaragara ko urusengero rudafite nyirarwo, kuruhagarika baruhagarika umunsi umwe. Urusengero rurahagarara, tuvuge ngo ntabwo muri bwongeye kuhasengera, murahagaze, ubwo birarangiye. Rero nimureke dusenge Imana y'ukuri. Imana tuyitandukanye n'ibigirwamana. Muri cya gihe cya Eliya, iyo yakoze ikerekana Eliya,
ikerekana yuko Eliya arimo gusenga Imana nyakuri, n'ubu igihe cyayo no muri iki gihe igomba gukora, iracyakora kandi ijambo ry'Imana rirahari kandi rizagumaho. Imana izaguma yimike, izimika, tuzamenya byinshi kandi buri muntu azazira icyo yamenye ntagikore. Imana ikomeze ibahe imigisha, ikomeze ibahe gufatanya ubumwe, tureke kwiheba ngo byacitse, insengero zahagaze. Imana izongera, yizaza yitamurure, izaza insengero zayo yongere zisubize ku rufatiro, igihe nikigera, ariko turi mu isuzumiro twese tubimenye.